mpemukira arankunda ndabizi ntacyo namuburana yewe mfite umukunzi umenyera ubuzima ziko mfite umukunzi umenyera ubuzima. Ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura. Maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda aba arahagurutse aragisingira n'ibimenyetso arakibura bivuze ngo ariyemeje kuzagucungura. Yesu mureba hagati y'imisango, Yesu mureba wagejejwe agaciro, Yesu mureba wambitswe urubindo ntacyafite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura. Ntacyafite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura. Kiriya gisambo utubambire uriya wise umwami. Yuko Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wise umwami. Yesu ureba hagati y'imisambo, Yesu ureba wateshejwe agaciro, Yesu ureba wambitswe urubindo ntacyafite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura. Ntacyafite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu. Abo yaje gukiza ntabwo bamumenye, abo yaje gutabara ntabwo bamwemeye. Saa cyenda umwami baratanze izinda umushyitsi, abari imbohe ako kanya barabogorwa baratangara bati namuburana yewe mfite umukunzi
arankunda ndabizi ntacyo namuburana yewe mfite umukunzi umenyera ubuzima nziko mfite umukunzi umenyera ubuzima ngerera kwizera murinda tenebutse umwanzi aciye intege ariko mu ngeri mwiza umugambo bw'umuga nzi neza uwatsinze nyongerera kwizera murinda tenebutse umwanzi aciye intege ariko mu ngeri mwiza umugambo w'umuga nzi neza uwatsinze nzarwana intambara nziza nzaririmba ukwizera kugeza ubwo nzabona uwankuye ahakomeye mukunzi uzaza ryarese kababisha bangose ariko mfite umukunzi umenyera ubuzima nziko mfite umukunzi umenyera ubuzima duhitemo umukunzi umenyera ubuzima. Haleluya, Amen. shalom.